Ku isi hari ibintu byinshi bitangaje kandi biteye mu buryo bw'amayobera. Amazone ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse biteye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi. Uyu munsi tugiye kureba byinshi bitangaje tubona mu ishyamba rya Amazone. Ikaze kuri Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Njye muri kumva Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi. Amazone. Nihagira ugufata akakunaga muri iri shyamba, ntuzirwe wigora ngo urashakisha aho kunyura cyangwa ngo ushake aho wamenera uvamo, kuko ubunini bw'iri shyamba ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza, ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Amazone ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikora ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo. Ibyo bihugu hakaba harimo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guyana, ariko igice kinini cy'iri shyamba kikaba giherereye muri Brazil. Amazone ni ishyamba ryuzuye ibiti byinshi bitangaje kandi by'inzitane byugarijwe n'umwijima. Harimo umwijima mwinshi ku buryo hagati mu ishyamba hari mu ijoro. Abashakashatsi bemeza ko 1% by'urumuri rw'izuba ari rwo rubasha kwinjira mu biti by'iryo shyamba. Iyi imvura iguye mu ishyamba rya Amazone bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigere hasi. Hagati muri Amazone hanyuramo uruzi runini ruzwi ku izina rya Amazon River, rukaba rufite uburebure bwa kilometero 6400. Uyu mugezi wo muri Amazone uzwi nka Amazon River niwo mugezi wa kabiri ku isi nyuma y'uruzi rwa Nili. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi kandi bitangaje byiberamo, birimo inzoka nini cyane tuzi ku izina rya Anaconda. Mu ishyamba rya Amazone harimo inyamaswa nyinshi kandi zitangaje. Muri izo nyamaswa zitangaje turasangamo umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard. Uyu muserebanya ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, ubundi ukavuduka cyane ku muvuduko wo hejuru y'amazi. Uyu muserebanya ufite ubushobozi bwo kwambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato. Ibi ni ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa hano kuri iyi si. Ikindi kintu gitangaje dusanga muri iri shyamba ni ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure. Mu Kinyarwanda cyumvikana ni ibikeri bibonerana. Ibikeri birabonerana ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo byose. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi wo muri Amazone kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo ugana uburengerazuba, ariko mu myaka 100 yakurikiyeho byaje guhinduka kugeza ubu amazi akaba agenda asubira inyuma, aribyo twita rewind mu ndimi z'amahanga, bitandukanye n'uko Imana yari yarabiremye. Amazone kandi ikaba ifite n'indi migezi minini, harimo uhorana amazi aserura nk'ayo kwari ku bugari. Ayo mazi hari igihe ashyuha akageza ku gipimo cya dogere 93, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira ibyuya. Ibikeri, inzoka n'utundi dukoko dusuzugura iyo twijugunyemo usanga tureremba hejuru y'amazi twapfuye. Uyu mugezi uba ufite ubushyuhe bwinshi kandi buteye ubwoba.
Muri iri shyamba rya Amazon kandi harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda aribyo twita walking palm mu ndimi z'amahanga. Ibyo biti ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire. Bigenda mu gihe kirekire ku buryo iyo igiti gishaka kumera, imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rwinshi rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva muri metero imwe kikagenda kikagera muri metero 20. Reka tugaruke ku inyamaswa iteye ubwoba cyane iba mu ishyamba rya Amazon izwi ku izina rya anaconda. Anaconda ni inzoka nini cyane ku isi kandi iteye ubwoba. Bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize. Izo nzoka kandi igitangaje nuko nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane n'iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyo ikuze cyane ipima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ugahura nayo, byaba byiza wirukankiye mu butaka kuko igenda buhoro cyane. Ariko niba ubeshye ukajya mu mazi, bizaba bikurangiriyeho burundu, kuko umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba. N'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka yarya umuntu, dore ko nta hantu bapfa guhurira. Iyi nzoka ya anaconda iyo iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, kuko iba ifite uburyo butangaje ibika mu nda. Igitangaje cy'iyi nzoka ni uko ibona iyo hari umwijima ukabije, kandi izi kwihisha cyane ku buryo ushobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukicaraho utabizi. Ni zimwe mu nzoka ziboneza urubyaro, kuko zimyenya mu kwezi kwa 5 no kwa 6, zikabika amagi mu nda, ikabyara nyuma y'amezi 6, kandi mu buzima bwayo ibyara hagati y'ibyana 30 na 40. Ikindi gitangaje dusanga muri ishyamba rya Amazon ni intozi zihaba. Mu ishyamba rya Amazon habamo intozi zitangaje, ku buryo iyo uriwe n'urwo rutozi ugira ububabare bungana no kuraswa n'isasu ku kaguru. Izo ntozi zikaba zibitseho ubumara butuma ubyimba umubiri wawe wose. Iri shyamba rya Amazon kandi turasangamo isamake izwi ku izina rya electric eel. Electric eel ni isamake nini ishobora gupima ibiro 21, ariko ikintu gitangaje cy'iyi samake iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyi samake iyo ukoze ku gice cy'umurizo cyayo ukubitwa n'amashanyarazi adasanzwe. Aya mashanyarazi yo ku murizo w'isamake akaba afite voltage ziri hagati ya 300 na 650. Icyakoza izi samake ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona ishatse kuyirya ihura n'ibyago bikomeye, igakubitwa n'amashanyarazi ikagenda yimyiza imoso.
Victoria Amazonica. Victoria Amazonica ni ubwatsi bunini buboneka mu ishyamba rya Amazone bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ubwo bwatsi kandi bushobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabwo ushobora kureremba nta kibazo na kimwe uhuye nacyo. Uyu mugezi munini uri mu ishyamba rya Amazone nubwo huzuyemo inyamaswa nyinshi kandi ziteye ubwoba, harimo za anaconda n'isamaki zifite amashanyarazi n'ibindi byinshi biteye ubwoba, hari umugabo waciye agahigo uyu mugezi arawambuka. Uwo mugabo akaba azwi ku izina rya Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 Martin Stray yakoze ibintu bitangaje, yidumbaguza mu mugezi wa Amazone iminsi 66, ariko ashyirwa arangije uyu mugezi. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa byinshi biteye ubwoba kandi bishobora kumugirira nabi, ariko arakomeza aroga kugeza awushoje. Ibi ni ibintu bitangaje ku buryo isi yose yahise imukurira ingofero. Ishyamba rya Amazone kandi nubwo ari ishyamba riteye ubwoba, bivuga ko rituwe n'abantu b'ubwoko 400. Ubu bwoko 400 bw'abantu bwibera hagati mu ishyamba rya Amazone kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone ntabwo bazi iby'iyi si dutuyemo. Ikintu kibabaje kuri iri shyamba rya Amazone kandi giteye ubwoba ku kiremwa kiri kuri iyi si, nuko abashakashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri shyamba rizaba ritagihari kubera uburyo ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibyo byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti byinshi, ariko bagatera ibiti bike cyane. Ibyo bituma hakekwa ko ishyamba rya Amazone rifatwa nk'ibihaha by'isi, nabyo bishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu mu myaka iri imbere, kuko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka mu ishyamba rya Amazone, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazone, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Tubashimiye cyane gukomeza kubana na Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Ye mwumvaga yari Nshimyumuremyi irasubiza Gadi. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.